wasubijwe ni ngiye mugore ngiye ndi umugore still ndi umugore ariko ntabwo naryamana n'umugabo rero ibyo ngibyo bavuga baba babivuga ngo bakishijwe ngo babiretse kandi n'ubundi bakibikora nese ibyo ngibyo wasanga wumva ari ibisi ngiye numva ari ibintu by'ubugorye bidafite sanse ushatse kuvuga ko ari game barimo ni game barimo nyine ngo bafite icyo bashaka kugeraho ariko ni game bariho kuko ntabwo babireka se gute ubundi se babigemo umuntu abakure n'ikiziriko ngo bijyemo ntabwo babireka kuko barabikunda nabo. Reka nongere mbashimire nongere mbaye ikaze mwe mudukurikirana umunsi ku munsi nishimira kuba mwese mukurikirana ibiganiro bya Yawe TV isa ku yindi sori murumva ko ijwi ryanjye ritameze neza nyine tu ni kwa kuntu tuba twakoze utuntu rimwe na rimwe tukaza kurwara n'ibintu by'amagripe ariko ntago bibuza ko nkora akazi umunsi ku munsi ndetse n'akazi kanyu nshinzwe gukora murabona kuri kamera za Yawe TV ndi kumwe n'umukobwa noneho vava muramubona kuntu ameze mu mutwe urabona nyine tusinze ahantu avuye ariko kugira ngo ntangire murabizi ko kaga ntago akundana n'abahungu vava no umulesbienne yikundira abakobwa bagenzi biwe kugeza iyi saha ntago aragira igitekerezo na kimwe cyo kuvuga ngo ibi bintu nshobora kubivamo nk'abagenzi biwe murabizi bayige barimo baragenda babivamo ariko nabyo turaza kubigarukaho reka nangire muhe ikaze mu kiganiro. N'ibiti Baba bimeze ni sawa cyane wishimye shandishimye sinagona ko meze neza mba meze fresh reka uvuye Kentucky mbe gutembera ahantu kuti uvuye he uvuye ku mazi ngiye ku mazi wari umeze neza hano wose none uburyo wambaye wala ariko byubona nk'umukobwa mugenzi wawe uri kureba ari nk'umubebe uri kukubona akumva kugirira rutagirirwa irare n'abajama wumva ntabwo bufite oya ntabwo ahubwo nyine nibyo nkunda tu nibyo byiza. twagiranye ikiganiro kimaze kugira comment 73 ariko ndasomamo wenda nka comment ebyiri wenda nk'umuntu wambajije ikibazo nicyo ngiye guheraho kwanza kugeza n'uyu munsi nturakizwa ko abandi bari gukizwa gukizwa n'ubundi rega nsanzwe nyeshejwe ninjye nsanzwe nyeshejwe kabisa nta kibazo mba mfitanye n'Imana yego rero abantu baba bafite ibyabo abantu bajya bamenya ibyabo ahubwo ubwabo hagati yabo n'Imana bamenya ibibazo bafitanye ariko ntibakareba iby'abandi baba batubangamira. Vava comment ya mbere ni witwa Kasimu Bobis yarambajije ngo ni nabyo ngiye guheraho kugira ngo n'abakunzi bacu bajye bamenya ngo aba bantu turabakurikiranye yarabajije ngo mbariza Vava niba akundana n'umukobwa nyine tu uwo mukobwa ni wabari umugabo cyangwa ni wowe mugabo reka mbivuge nk'uko yabibajije urarongora ngo cyangwa ararongorwa uwo mugabo ararongora ni ukuvuga ngo wowe uri umugore yego nubundi isura ni yahindura cyaro umugore ndi umugore ngaragara nk'umugore nambara bisex nyine nyine we ararongora nyine none icyo ni ikibazo uwo ngo ndumva Bobis cyangwa Boris ashubijwe ni we mugore nyine Boris nizere ko asubijwe ni ngiye mugore ngiye ndi umugore still ndi umugore ariko ntabwo naryamana n'umugabo. akose ubundi uwo mugore muba muri kumwe cyangwa umugabo abikora gute just ni umugabo kuri njye kuko ibyo nyine nkuko watekereza ngo umugabo yakora nawe arabikora kandi akarenza nyine ubwo kubikora ntago wamenya ngo abikora gute cyangwa ngo bigenza kiretse uhari nibwo wabyumva kurusha uko nabikubwira. noneho uwitwa Mutoni Aisha waravuga ngo ibaze umwana wawe nawe naba nkawe urumva wabyakira ute? nta kintu byantwara kubera ko uyu ubyaye umwana hari igihe ageramo agashaka kwifatira nyine nawe akagera aho yifatira imyanzuro ye nyine nkanjye mama wanjye ntabwo yigeze ambwira ngo ibiki n'ibiki nta kintu yambwiye nawe nakura zihitiremo abaye byo ntago nta kibazo nagira nta nubwo nababara nabwo akundanye n'abagabo bikamuhira nabyo nta kibazo byose nari it's fine biterwa n'icyo umuntu akunda. Yego wenda nk'abantu ushobora kubifata ngo nk'uburwenda bwo mu mutwe cyangwa akavuga ngo warwaye mu mutwe cyangwa akavuga ati ni trauma uyu we wenda mbivuze gutyo no witwa Nizeyimana Jean Claude demo kugira ngo tuze guhita tubona rero tuganire no kugira ngo mbanze nsome n'ibitekerezo by'abakunzi badukurikiye wamusubiza uwo ngo wavuze ngo iki
witwa Nizeyimana Jean Claude aravuga ati mwoka byaramwe aba bantu nabo nawe ashobora kuba atari we mwabavandimwe mwe wenda ashobora kuba ari nka traumatire cyangwa se uri nka traumatize wagize. ntabwo ari ibyo, nta trauma mfite, nta n'umuntu n'umwe ubikora ngo kuko afite trauma, byose ni icyifuzo cy'umuntu nawe aho yicaye hari igihe ajya yicara akavuga ati ejo nzakora iki cyangwa se bimeze gutya na gutya ngomba guhindura gutya na gutya, bitewe n'uko abona ibintu niko ubigenza tu, biterwa n'icyo wumva kitaguteye ikibazo umutima wawe wishimiye, nyine ngiye mba numva nta kibazo pe, ntabwo ari trauma, ntabwo ari trauma. Usa nk'uvuga ngo nimwe muri gutuma isi igira indwara nyinshi. Baratubesera kubera ko man abantu bose erega buri muntu ntago wakwivuga ibibi ibyiza bihati, buri muntu kuri we aba yumva ari perfect, ariko urebye ugashishoza ubona ko buri muntu wese abifite ibintu bibi akora. Rero ndumva ko kuba wakundana n'umukobwa mugenzi wawe ntabwo ari ikintu cyatuma ujudginga umuntu, wapi, ni umuntu usanzwe nkawe afite umutima mwiza, ari igihe bari mwiza ari umwana mwiza kurusha uko umeze. Rero biriya byo kwivugisha ibiki n'ibiki ni ukudusenya, ni ukubangamira undi muntu ku giti cye. Erega niyo Mana muvuga ntabwo yakwishimira ko usebya abagenzi bawe. Imana ikunda, iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wifashe ukiyumva yuko wowe urenze ari wowe Imana izi ngiye itanze, ubwo nyine uri ikigoryi. Akuvava reka nkubaze, ni ukuvuga ngo Imana yaremye umugabo, Imana irema n'umugore, yakuremeye umugabo mugomba kubana arahari, ntabwo yakuremeye umugore mugomba kubana. Nkanjye Emi ndi kukubaza, ushobora kuba ari wowe Imana yandemeye, urumva bakakanya nta cyaha ufite imbere y'Imana? Nta cyaha mfite kuko Imana buriya izi ibintu byose, ibyo ujya gutekereza yo iba yabitekereje mbere, ibyo uhura nabyo yo ibibizi iba yarakuremye ibizi. Rero kuba yarangiriye nyine neza nkaba mfite noneho girlfriend nkunda cyane, ntago yari uko yariyobeye ko hari umugabo yandemeye. Ese uwo mugabo niba koko yari ahari yamuri yamundemeye, kuki ataje mu nzira z'uwo mukobwa waje turi gukundana? Kuki uwo mugabo atari we waje noneho ubu ngubu akaba ariho umukobwa? Imana ntabwo yigeze ifata umugore ngo imukuremo undi mugore mugenzi. Nyine ariko mubivuga ni nako mubitekerezo ko mwe ntabwo muzi Imana, ntabwo muraganira, ntabwo muzi ibitekerezo by'Imana. Gusa ikintu cyose kibaho kiba mu nzira z'umuntu, nizira neza yuko Imana ibibizi. Akuvava ubu ntabwo uzavamo umupasiteri kazi. Bitwaye ikizi n'abana werega nta. Ese waba pasiteri uri umulesbienne? Mani wabawe. Nese barapasiteri bose ubona ubwiwe n'iki byabo? Ubwiwe n'iki byabo? Ubu bizi ko wumva kubwiriza kigendera, ntabwo ububizi niba aryamana n'umugabo cyangwa aryamana n'umugore mugenzi we, ntabyo ubuzi. Ibyo nyine ni ibintu ari by'umuntu, biterwa n'amarangamutima y'umuntu. Ko mbabarira umishurire wenda utubwize ukuri, nk'iyo uryamanye n'umukobwa mugenzi wawe mubikora mu bundi mute, mbabarira uti umakokara. Mani icyo kibazo ntabwo ari ubwa mbere kimbajije, narakubwiye niba ubishaka uzaze tubikora ureba, nta kibazo dufite. Uwo ni Vava ku ruhare rwe. Wenda reka mpite ninjira kuri iki kibazo, wenda kuri ino section. Ikiganiro cyacu kiraba kigizwe n'ibice ibyo bitatu, akambere reka karangire. Mu minsi ishize tuzi witwa Yomiyo, tuzi witwa Ige, tuzi witwa Gay John, we yavuze ati sinshaka kuzongera kwitwa Gay John Lee. Urahamya ko wenda haje umuntu arimo arabasengera bagakizwa nkawe, wenda n'amahuriro mujya mukora byibura kuva igihe batangiriye gukirizwa ntabwo urongera kubabona muri ayo mahuriro, cyangwa murahura n'ubundi mukabona? Ntabwo byabura, bababeshya nta nubwo ari ukuri. Erega n'ubundi nese gukizwa ahubwo ni ibigoryi nyine, ubwo baba bishakira amaramuko nk'uko undi muntu wese yakora ibyo bintu nyine yivugisha. Ariko ikintu nababwira ni uko Imana ntabwo igikinishwa. Kuvuga ibyo bintu n'ubundi nese ubwo ni ukuvuga ko uba wishinjije cyabwo, n'ubundi ntabwo ubusanzwe ukishijwe. Rero ibyo ngibyo bavuga baba babivuga ngo bakishijwe, ngo babiretse, kandi n'ubundi bakibikora. Nese ibyo ngibyo wasanga wumva ari ibisi. Ngiye mpamvu ari ibintu by'ubugoryi bidafite sanse. Ushatse kuvuga ko ari game barimo? Ni game barimo nyine, ubwo bafite icyo bashaka kugeraho, ariko ni game bariho kuko ntabwo babireka se gute? Ubwo nise babigiyemo hari umuntu bakure n'ikiziriko ngo bijyemo, ntabwo babireka kuko barabikunda nabo, barabizi. Ni ukuvuga ngo ibintu uramumera ari gukora byo kubasengera byose ni game. Ni game nyine burarashaka amafaranga. Se tuvuge yuko arenze kurya yasengera umuntu,
abantu nabo baba bazi kwisengera binakomeye kandi Imana ikabyumva. Rero kuri ni ugushanuka no gushaka gukomeretsa abantu ku mpande zabo ngo yumvikanishe ko ari perfect, twebwe turi abanyabyaha, ariko man it's fine, biramureba nakora ibyo ashaka byose, niba yinjiza Imana ibishemo imiyaga abona ibyo akeneye, ariko ntakishimire gusebya abandi ngo arimo arabasengera ngo ari gukora ibiki. Man noya, ntabwo bishimishije. ntabwo bishimishije. No. None se hari umuntu ushobora kwibaza ati se kuriya gukizwa n'ubundi ubu wowe bakugannye bakavuga ati nawe turashaka kugufasha tugusengere cyangwa se tugire ukundi kuntu tubigenza, ntabwo wabyemera? Nta nubwo byashoboka. Ubundi yaba yambonye yabankuriye nanjye. Ibyo birabikora abantu mani badafite akazi, baba barabuze imibereho, barimo barashaka imibereho. Ntabwo rongeye yangera imbere kabisa. Ko bajya bavuga ngo abarezibeni baba mufite ibiceri, ubundi koko nibyo? Ibiceri ni kwa nyine ububayeho umeze neza. Ibiceri byo sinzi, abantu bose bagira ibiceri, nawe ufite ibiceri, ariko n'ubundi bumeze neza to. Ako vava mbwiza ukuri, ibi bintu uzabikora kugeza ryari? Uzaba umurezibeni kugeza ryari? Kugeza igihe nzumva nyine, ariko nabyo simbizi nyine. Nta muntu umenya ibyiwe, sinzi imyaka ibiri iri imbere ibyo nzaba ndimo, ariko njye ntabwo namenya igihe tu. Ubu nturajya mu nzira wakabyara ngo ujye nka Nyabugogo, ujye muri gare yo mu mujyi, ngo ube wajya nko muri show runaka ngo uhuremo n'umusore umukunde wumva umugiriye irari? Njye ntabwo narigira, ahubwo we ashobora kumbona nyine kavuga no mukobwa iki n'iki nyine, we akabitekereza bitewe n'uko wenda batanzi cyangwa ambonye, akaba yatekereza ibindi bye. Ariko njye ntabwo nabona umuhungu ngo namukunze, namukundira iki? Njye ntabwo njya nkunda abahungu, no. Na santima no kunkora mbona umeze nk'umuntu uri kumbaga n'icyuma kabisa. Vava ngo iki? No kunkora uri umuhungu mba numva umeze nk'umuntu uri kumbagisha icyuma, man igityaye byatari. Ubu mbangamiye nagusoma, nakugira gute? Nta kintu nakoresha umuhungu pe. Ubu se uryamye ninjoro ukabyuka uraranye, ugasanga uraranye n'umuhungu, ukumva nyine tu arimo arakora geste, wabigenza? Ntabwo naryamana nese twaba twahuriye. Nyine uraryamye usanze mu gitondo ku buriri araharyamye, byagenda gute? Uwo muhungu se ntazi aho yavuye se? Wavuze induru ko bagufashe ku ngufu? None se yaba ashaka ubwo nyine byaba ari hohoterwa nk'irindi ryose, ubwo nyine yaba amfashe ku ngufu nta kindi. Nese byagenda gute? Ubwo nyine yaba yabikoze ariko atari njye wabishatse, ubwo nyine yaba ari ubushake bwe, yaba yamfashe ku ngufu, ubwo nyine yaba yamoteye nk'ibindi byose. Wajya muri RIB? Shamani ntabwo najya kuko ntabwo babyumva ko ndi mukuru. Ntabwo babyemera muri RIB, ubwo nagenda mvuga ngo iki umukobwa mukuru keretse ndi umwana, ariko nyine yaba mbabaje n'Imana yamuhana. Muri ino minsi abajama bari kudukubita nyine ibintu by'ibihano ngo turi gufata abantu nyine bebe ku ngufu. Ubundi umukobwa w'imyaka 25-23 bamufata ku ngufu Vava? Ntabwo ngiye mbyumva kuno ariko birashoboka man, birashoboka cyane. Bamufata. Aba nkaye bagufata? Biterwa ukuri. Ubu wowe hari umujama wagufata ku ngufu? Erega biterwa na situation uburimo nyine, naho mwahuriye cyangwa ibiki, ariko ashobora kugufata. Njye ntabwo birambaho, nta n'umushito wanjye ndumva byabayeho. Ariko birashoboka kuko rega twebwe abagore ntabwo tuganya imbaraga namwe abagabo. Ariko ibyo tubyihorere twigire kuri sije twari turiho. Ubona kuba warahisemo kuba umurezibiyene bigufitiye akahe kamaro? Byongera iki mu buzima bwawe? Byangije iki mu buzima bwawe? Reka dore ku ibyo byangije. Ibintu byangije byo nta na kimwe byangije, nta na kimwe, nta n'ikizabaho. Byongereye iki? Byongereye gutuza, nyine byongera umutuzo mu buzima bwanjye, amahoro n'ibyishimo, yego no kumva ko nkunzwe tu. Byarabyongereye cyane, kandi ibyo bintu byose ni ibintu bishimisha. Kuba wumva ukunzwe ni ibintu bihagije. Ariko Vava, umbwira gute ko umukobwa agukunda ukumva urakunzwe? Man aragukunda ugatuza, ukanyurwa, ukaryoherwa.
ko nk'umubebe waje kugutereta ijambo yakubwiye niriye ubundi byagenze gute kugira ngo ube muri lesbienne wenda duhe agatestimony sibyo byagenze gute kugira ngo ube muri lesbienne tuvira imuzi n'umuzingo uvuga ati byagenze gutya kugira ngo ube muri lesbienne man ko ari story se ndende ariko ukuntu byagenze ntago yigeze aza kumproposa ngo mbwire ngo ndashaka ngo uko tuba mu lesbienne ngo cyangwa ngo ndashaka ngo uko dukora ibintu we yaraje bitewe n'ibibazo nyine tumenyanye bitewe n'ibibazo ubwo nari ndimo we yaje tuamfasha anyitaho abenshi yanjye angira inama sometimes nyine tugasohokana ibintu gutyo nyine nza kumwibona bako nkajya mwibonamo nka umukobwa nshuti yanjye ariko nyine nyuma birangira kubera ko we niko yari ameze kandi nanjye nari nabaye inshuti ye ubwo urumva nyine byahise birangira gutyo nk'abantu wenda nk'umuntu ushobora kwibaza ngo ni nk'imiti baba babateye cyangwa ni nk'imiti ubwawo bagutera ugahinduka ni gute umbwira ngo wahindutse lesbienne mbere wararyamanaga n'abagabo bagenzi abagabo mudahuje igitsina ukaza kwisanga noneho uryamana n'umugore muhuje igitsina ako narabigusubije ibyo bintu hati no nayo nta miti ahubwo abagabo ngewe kuva nakura nta kintu cyiza cy'umugabo ndabona mani umugabo ni wa muntu ukubona waba umeze gute waba uri muri situation imeze gute nyine aragufasha ariko mani agufasha hari icyo agukurikiyeho ni wabona ushobora kuza akagufasha ariko byanze bikunze hari ikintu abashaka ngewe ntabwo urugero rw'abagabo benshi nawe n'abagabo benshi pe rero nta kintu cyiza nigeze mbona ku mugabo ku buryo nyine navuga ngo basi ngo byatuma nicuza ngo iki nta kintu cyiza nigeze mbona ku mugabo ukomeze mba numva bimpaye amahoro niyo mbonye umuntu uri kumwe n'umugabo cyangwa umugore ubana n'umugabo nyine ndavuga ati sha ujye usenga kabisa kuko abagabo mani bahinduka nk'iki kirere ako se vava wenda ari nk'umuntu ujya wibaza hari nk'abagore bafite abagabo wenda muhuriye muri ako kuba nawe yaba ari lesbienne kandi afite n'umugabo uvuze subiramo abagore bafite abagabo nabo abo bagore ari lesbienne harabo bari wabona cyangwa nabo barahari muhurira muri association barahari impamvu mvugana gutyo ukabona n'ikintu bimbwiye nuko nzi ko abenshi babikora baba banihisha imana babihisha cyane ariko ngewe muri ngewe narabohotse narabyakiriye ndanabikunda nta mpamvu rero nakwihishahisha ariko bo baba babikora banihisha kandi bafite n'abagabo hari n'abagabo baba bafite abagore babana mu nzu ariko bakabikora kugira ngo bajijishe rubanda ariko bikundira abagabo bagenzi babo ibyo ni ibintu bisanzwe cyane birahari hano hanze n'abantu bankurikiye benshi bari bwumve n'iki kiganiro abenshi ndabizi neza ko baba babizi ibyo bintu Mani ni ibintu kuvuga ni true story ntago ari ibintu byo kubeshya abenshi nuko batabivuga n'izo comment ntago bazandika ngo babivuge ariko barabizi ko niko kuri barabizi ko abenshi baba banabikora babizi kuba ufite umugabo uri umugore ufite umugabo ntago byakubuza gukunda umugore mugenzi wawe kuba uri umugabo ufite umugore nabyo ntago byakubuza gukunda umugabo mugenzi wawe mani ingo nyinshi zibayeho gutyo ku ifoto gusa ukabona biterwa n'iki nyine ni bya bindi nkubwira by'amarangamutima nyine biterwa n'icyo umuntu akunda umuntu aba abikunda ariko bitewe n'ukuntu abandi bantu baba babibona muri sosiyete uko gata kugira ngo bazanshishemo ijisho rero reka nihishire ukihishira ko wambwiye ubushize narakubajije urambwira ngo iyo ngo ndyamanye n'umugore mugenzi wanjye ngo numva ngo mfite santima za danje ngiyo ndyamanye ngo n'umuboyfriend wanjye ngo ubu ngubu ngo ufite boyfriend ntago ufite girlfriend wowe uwo muntu muba muryamanye ko tuzi ko umugabo yaryamanye n'umugore umugabo ararangiza n'umugore akarangiza noneho wa mugore uba ukuryamye hejuru nimba nanakuryama hejuru simbizi we arangiza gute ya situation nyine nawe arimo nyine kubera ubundi kwishima n'ibyo bya mbere nyine arangiza neza nese nkuko nawe urangiza nawe niko arangiza nawe ararangiza kumva aratuje akaruhuka akaryama gute akoresha nyine narakubwiye ati niba ushaka ibyo bintu kubimenya uzansure ariko udafite kamera uzabibona kandi uzanyurwa kandi nta nubwo uzongera kumbaza icyo kibazo ariko kubikubwira ku munwa ntabwo wabyumva ntabwo nabigushushanyiriza ngo ubyumve cyane cyane kuba utanabizi kuba utarabibona wenda
ntabwo wahita ubyumva keretse nyine uhari ukabyibonera. ese papa hari nk'abasitari waba uzi hano mu Rwanda baba lesbienne cyangwa babatinga? Ntabwo nabihamya ngo nibo ngo ibiki ariko nyine barahari ntabwo babura. Yego nyine niba watavuga atabyivugira njye ntabwo nabimuvugira ariko barahari. Bani barahari. Avuga ko Bibiri itemera abatinganyi, itemera abalesbienne. Uba wumva ijuru uzaribona cyangwa ntaryo uzabona? Ni iki kitemera ibyo? Bibiri n'Imana ntabwo ibyemera. Yarimbuye Sodoma na Gomora kubera ikibazo cy'ubutinganyi n'abalesbienne. Uba wumva ijuru muzaribona cyangwa wowe ubwawe ku giti cyawe uba wumva ijuru uzajyamo rimeze gute? Wumva rimeze nk'iry'abandi? Rimeze nk'iry'abandi ahubwo rishobora no kuba rirenze. Kuko Imana ntabwo ireba amani ibyo ngibyo ngo ngura umutinganyi ngura umunezero. Imana ireba ibikorwa, ireba n'imitima yacu. Urumva ntabwo rero ibyo ngibyo nta umutima wanjye urera kuko ngenda byuka ngasenga nkajya kuryama ngasenga Imana ndasenga kandi nsengana n'umutima umenetse. Rero Imana iranyuva kandi iranzi none nkunda cyane birenze. Ntabwo rero ibintu mama uri kuvuga njye mbizi. Erega mwebwe nta n'ikintu muzi. Izo Bibiliya se muzaranditswe n'abandi. Imana mwarahwira kuganiriza iravuga ngo ngiye ngo nanga abatinganyi ngo ndabanga. Imana ifite uburenganzira bwose bushoboka. Ishatse kuvuga ngo bihagarare ntabwo ari ibyo bino birakabije yabihagarika. Rero mwebwe ibyo mama kuvuga ntabwo mubizi. Nyine Imana kandi yishimira umuntu n'ubundi wishimye. Imana niba wishimye ufite umutima mwiza nta ngingimira Imana nta kuntu itakwishimira. Abantu bazajya mu ijuru ni abantu bazaba bishimye badafite imihari mu mitima yabo kandi ngiye muri abo bantu ndimo. Never. N'abantu bose n'abambona hano barabizi ko Imana ibyishimo nicyo kintu cya mbere wagira ngo nasezeranye hano ku isi. Ndishima paka kandi nanjye ibyishimo byanjye ndabiharanira. Ntabwo ari ibintu bipfa kwizana tu, nanjye ndabirwanirira ikintu nyine mbona kigomba kunshimisha ntabwo cyanshika. Ese ko umubyeyi wese aba ategereje inkwano zizava ku mukobwa we, vava uwo mu boyfriend wawe ufite uba wumva azagukwa azafata inka akazijyana kwa mene na pera akavuga ati nje gukwa vava ndazambukanye mu karere ka Huye ndazijyana? Bana ibyo bintu uri kuvuga biba byaranabaye kera cyane ariko ntabwo mu Rwanda nyine baratwemerera ibyo bintu. Buri muntu wese umubyeyi abyara umwana nk'ubu ngubu nk'umukobwa dukundana nzajya kumukwa iwabo, ubu nabo bumva bazagukwa? Ndakubwiye ngo baba baranankoye cyane nuko nyine mu Rwanda batabyemera. Ibyo nuvuga biba byarabaye kera. Uba warakoze n'ubukwe n'ubushobozi n'urugo ruba rukomeye ariko ntabwo nyine barabitwemerera. Ariko nabyo ntacyo bidutwaye ko tuba tumeze fine. Urugo rumeze neza utazabyara tuzongera kubyara? Nese kubyara ni ibintu bigoye? Ntabwo ari ibintu bigoye. Ufite amafaranga ntabwo wabura umwana kandi umwana rega nta nubwo ari ngombwa cyane. Ntabwo ari ngombwa umwana umwe dutekeka abahagije. Ushize navuze ngo ngusengere ubu noneho reka ndaza kuguteza shangaza baragusengera. Reka nese we nawe zabanze yisengere. Buriya ni uburwayi bwa mbere ku isi ahubwo niwe ufite trauma. Nta nubwo ari twe dufite trauma ahubwo niwe urwaye zabanze ahubwo ashaka abapasiteri bafite ingufu kabisa bamurambike ibiganza kuko nyine ntabwo nawe uzamwitegeze mu maso mani ntabwo ari serious uriya mugore. Ese ubona yuzuye ngo arasengera abantu wese abanza kwisengera yahise yarabanje asubira inyuma areba ibibazo afite mu rugo rwe byarakemutse. Nawe nabanze yisengere yasengere n'urubyaro rwe kuko nta nubwo azi neza urwo rubyaro rwe bizavamo mbere yuko avuga. Ahubwo ngiye mbona ufite ikibazo gikomeye. Ngiye nta kibazo mfite mani meze neza kurusha ndebera uburyo se n'abantu bakureba kuri kamera uburyo baba bakureba kuntu uri umukobwa mwiza. Ubu koko uhuye nka Bushari akagukunda akavuga ati ndashaka ko ngushyira mu mago vava ntabwo wabyemera? Ntabwo ibyo bintu wabivamo? Umva ko nyine ari Bushari nese ubwo urumva byahurira hehe no ibaze noneho ngo Bushari yakomarira iki koko? Erega abagabo bose bambaye amapantaro ntabwo ari abagabo wemeye. Ntabwo bishoboka. Ntabwo yanshyira mu mago rero ntabwo byakunda ko njye nta mugabo nkeneye pe. Ntawe nkeneye. Abagabo bose bambaye amapantaro sabaga? Ntabwo ari abagabo mani. Noneho abagabo benshi baranishushanya mani ugasanga ni ibigoryi
sinzi ko nabikubwira. baba uri gutuka Kandi nabo babanuka. Babanuka kandi abagabo ni bari abantu bambere bateza ibibazo ku isi n'abagabo. Mana abagabo ni stress gusa nta kintu kizima ngenda babona wapi. Nabivugishwa ngo ibiki n'ibiki nyine nibivugire. ako kwe muri net muri net ni mu ndebere Nazikuyemo kabisa. ni mu ndebere vava kuna sana umukobwa mwiza ariko nyine wenda tugana ku musozo w'ikiganiro dukoranye cyiza kandi wenda hari n'abantu banifuza kuvuga ngo ese vava bashaka nko kugufasha wenda ngo bivemo ntago wabyemera. Mane warutumye mita ngenda. Njyewe ngo bansengere bigende ute? Mushaka umugabo None se njyewe nabuze iki? Mbe mu biki se hari ikintu kibi ndimo ndimo neza ndi mu nzira nziza cyane. Ahubwo nabasazi mani. Ijye urekana n'abasazi akundi kuki wita ku bintu. Biriya bintu ni ubugoryi nabone babanze nabo bisengere. Maze bari abavuga ngo barasenga benshi baba barabuze nabo bagabo. Abagabo se bazabakura he? Nibakomeze babwahagirane birukanke nta bagabo uzi kujya uzabona umugabo muzima. abagabo basima Barize. Ngaho reba uzagenda uzenguruka. wabuze uhaza ibyishimo byawe. Njye nta mugabo nkeneye ariko nabo bakeneye barababuze. Njyewe ukomeze birampagije. Ubusa izira stress zose rero ubona zibunza zihambika ubusa ku mbuga nkoranyambaga zigira ute nuko zabuza abazandurura. Ugira ngo se babonye ababandurura abo bakwemera kuguma hariya. None nuko bishimiye kwirirwa biyamamaza bikora uko batari. Basire zabuze abagabo. Abazandurura. Yes, zabuze abazandurura kuko kuriya kuntu babiyandaritse baramutse babonye ababandurura babikunda ariko ntabo babonye ntabo bafite impamvu ni yihe se nese tuvuge ko ku isi hatuzuye abagabo ariko abagabo bose mu panaro zabagabo uzabona umugabo wingira kamaro man biragoye bisaba gusenga ugapfuka mugasenga ukiriza nk'ukwezi nka sire ubona ziyandaritse se ni nk'izi ushobora kuvuga mane hano hari stray zasaze zaturuye reba nkazira noneho ndeba nkurambe bingo ni strawberry mane yarasaze hahanda ajya n'imbere ya kamera akavuga ngo ngewe ngo ryabera n'umugabo uri komaye amafaranga ya naya mukanya avuga amadolari ejo akavuga amayero wumve yuko nibiraba yavuze ntago abakibyibuka nyine bivuga yuko ziba zarabaye ijana barasaze niyo mpamvu bazajya basara nyine bazajya basara abagabo babarongore nibabandurure bakomeze n'ubundi bibandagare nyine bose bazenguruke zibijana basare birangire basaze babuze n'umugabo bandurura hahi yadashyaza n'ubundi hahi terarega yemi nese nkubeshye nese wowe ububona birabiri biki ahubwo ndakubaza yuka mani umukobwa mwiza ashaka umufotografa mwiza arageshize hari ari fotoje ari manitse yikweze gize gute yirwa posting ku Instagram ariko nyine ni wa undi muhura akakurongora agakuzamo akakwishyura kigendera ejo akaza undi akakwishyura kigendera ariko kugira ngo azabone umwandurura hariya mukure kuri zirambuga nkoranyambaga bayanitseho numva namwe nese ubona badafite ibice ibese bicye nyine babikura muri abo bagabo barongora bakozamo ariko iyo zimaze kubijana ugasara noneho ubura n'ukwandura none ukabura byose n'ibyo biciro kabiberwaho byagiye ubwo se urumva ese kurakaye birakarira oya bimbabaza kubera yuko abantu bakunda gucira imanza abandi kandi bo batabanje kwireba nabo bajye babanza birebe nibabona ibyo barimo ari byiza babone gucira imanza abandi mani imbere yuko ucirira urubanza umuntu ujye ubanza making sure yuko nawe ubwawe uri perfect. Wishimira abakobwa nyine ni it's my choice umugabo wawe akora iki sorry boyfriend wawe uye nabyo navuga kuko ni private yewe kandi ntago agomba kuza muri ibyo cyane cyane ko atanabizi ntago agomba kubizamo pe vava reka ngushimira ariko ntago nagenda ngiye nakugira inama ndi umusore mfite n'abandi basore bagenzi bandi uri umunyarwandakazi mu kintu kiranga umunyarwandakazi n'indangagaciro za kinyarwanda ndetse n'ubufura ntago mu Rwanda twigize twigera abarezi ibyo bintu byose ubumva atari imico y'abazungu mwafashe mugashyira muri mind ese utekereza ko abazungu ari bigoryi ni abanyabwenge cyane baba babizi
baba bazi ibyo barimo kabisa, ntabwo ari ibigoryi, ntabwo nyine niba ari n'imico y'abazungu twafashe ni imico myiza kuko bitanga amahoro, bitanga kwishima, ahubwo abantu bo ubwabo nibo babikomplainingaho bivugishwa utuntu tugambo tutajyanye, nyine ukabona byabangamiye kandi atari bo babikora. Niyo mpamvu ubona nyine nanjye biba byambabaje, kandi nabo ntabwo baba Imana, njye nta kintu wazumbwira, waba uri umuhungu wowe ubwawe wicaye hano nta kintu wamza unyumvisha, nta kintu wambwira, ari n'undi nta kintu yambwira kuko njye ndiyizi ubwanjye, nta wundi muntu ugomba kumenya, kandi ni njyewe uzi ikimbereye, ni njye wiyumva, ni njye uzi nyine icyo nshaka kurusha undi muntu uwo ari we wese. Rero Mana, nta muntu wazumbwira ibintu byinshi kabisa. Ubutumwa watanga ku rubyiruko? Ubu si ubutumwa natanga ku rubyiruko, nyine tubajye bitonda, bashishoze mu nzira zabo barimo, cyane cyane abakobwa barebe nyine barebe imbere Mana, barebe ikintu gishobora kubagira akamaro mbere yuko noneho uri umukobwa ujya gukunda umuhungu cyangwa ujya muri relationship, urebe uyu muntu sezangeza ku kisi, uyu muntu nantera inda azamfasha mpaka tubane bigere kure. Mana nyine arebe ubundi cyambere no kwireba ukitegereza kandi ukagenda gake ukitonda mu nzira zose urimo, nyine amashagaga nakubane menshi, ukabanza ukagenda gakeya, ukabanza ukareba kuko ibintu urimo nibyo. Isomo uri gukura ku batinganyi bari gukizwa n'iri? Nta n'umwe wanyigisha, ahubwo ni ibigoryi Imana, ni ibicucu, nta somo nabakuraho usibye Imana. Ngiye biriya bintu nubwo nabifatira n'umwanya ngo narebye ngo bakizwa si iki ko ari ingegera, ahubwo ni ibigoryi. Nyine isomo rihetse nabanyigisha ziriya nyibwenge. Bari guhinduka. Bahindukiye iki se? Bahindutse iki? Bari barisize za makiyaje, abafite direde, abafite boro z'abakobwa barabikora wenda nyine barega, nta muntu mari, nta muntu utaburanirwa, bashobora kuba wenda baraburaniwe bameze fo, bakavuga ati reka dukore bino bintu wenda byatwungura buriya no kwicara utekereza akantu wakora kugira ngo ubone uduceri nabyo ni byiza, ariko ntibakabeshye ngo bakijijwe noneho bagashyiramo n'Imana, ntibagashyira Imana mu bugoryi bwabo. Imana ntabwo baba bari kumwe nayo, nta nubwo banayizi, bajye bagenda gake ngo bakizwa si iki, ni inyatsi, ahubwo bashaka amafaranga bakennye benda gusara. Imana ibaho umugisha abanyarwanda, njye nabagira inama imeze uko na vava kandi nawe urimo. Ibyo dukora byose siko biba ari byiza cyangwa tuba tubyishimiye, ibyo dukora ntago ibintu ako dukora bifitiye akamaro ndetse n'ibihesha igihugu cyacu akamaro. Vava, njye numva nagusabira guhinduka, ugahinduka, ejo ushobora kuzavamo umumama mwiza, ejo ushobora kuzavamo nyogokuru mwiza abana bareberaho urugero, ushobora kuzavamo umudamu mwiza ufitiye igihugu akamaro, sibyo pe? Urumva utazavamo umudamu mwiza? Kandi n'ubundi usura n'umukobwa mwiza, nta kibazo mfite rega yewe, ngiye mu bantu uvuga rwose ujye unkuramo kuko njye nta kibazo mfite, sinicuza nta kimwe Imana wazumbwira, ntabe na kimwe. Ubuse ko niyo senga udukurikiye yagukunze, niyo senga Emmanuel ko yakwikundiye, urumva byagenda gute? Nyine twakundana, nyine akaba musaza wanjye, akajya amfasha akangira inama mu bintu bitandukanye, byanshimisha nabyo. Ushobora kugira inama ngo hinduke? Mpinduke se nabaye iki? Nigeze mpinduka ubururu ngo hari ubwo ndi ubururu ngo basi nzahinduka umutuku. Shamani, nta kintu ngiye nahindukaho pe, ahubwo bo ubwabo bahinduke biyuburure, bacira ubwenge ku gihe, ko njyewe ubwanjye buri ku gihe. Hinduka, reka nsuhuze niyo senga Emmanuel dukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi, n'abantu benshi ba Depite Philibert, abanyarwanda bose muri rusange, nizere ko mube mumeze neza kandi mwishimira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tubagezaho ndetse umunsi ku munsi. Njyewe nari Emi, iyi ni yawe TV. Imana ibaho umugisha. Vava, wakoze, ariko hinduka, amaraso Yesu Kristo yakubeho iteka ryose ndetse uzavamo no mama mwiza. Imana ibaho umugisha. Ndimo amaraso ya Yesu Kristo, turagendana mani. Bye ndabakunda, mukomeze mukore share, like na subscribe kuri yawe TV.